Sawa, reka dutangire nibyo nshaka kubaganiriza hano kuri channel yanjye ya The Ultimate Stories. Ubu ngubu ikintu numva gishishikaje cyane umuntu yakwitegura gutega amatwi akumva, hari abantu bimukiye muri Kenya bavuye muri Uganda ariko bafite indi migambi, babyita cannibalism. Imigambi cannibalism ni ukuvuga abantu bashaka kurya abandi, ariko sicyo yari umugambi, kuko hari abana babuze ubwo bavuga ku ishuri bakabatega imyaka nk'itatu, abana bagenda basanga ahantu mu kizu barabatemye, ibice byabo by'umubiri barabigurisha. So ntabwo ari cannibalism, babiha abantu nyine hanze bakazajya bajya kubigurisha, abantu baba bashaka kubona ubutunzi bataciye kure. Natarajya kure ngo nkomeze mu bindi, reka mbanze babwire ino channel nshyashya nafunguye yitwa The Ultimate Stories. Nzayambagezaho ibintu umuntu yatega amatwi akumva bigeze ku isi n'ibyaba bikenewe kugira ngo umuntu ashobore gushira ubuzima bwe ku murongo, amenya n'ibiri hakurya no hino kuri iyi si. Indi story ni umukecuru n'umusaza bagiye guhaha muri Amerika kuri store yitwa The Rose. Amusize umukecuru amagara mu rugo, "Your dad has just left me." Abana bamutegereza, "Where is mommy, daddy?" Umugabo avuga ngo wiki, asura mu modoka yirukanka, ubwo yazaga babwira, mufungure televiziyo turebe favorite movies, The Walking Dead, whatever. Maze atayibwa ko asize umukecuru inyuma. Ubwo nyine yaje mu modoka, ubwo yari ameze neza kuko asubira ajya kumuzana, ariko umukecuru yaje amutuka, "What a junk, what an idiot." Ariko abantu benshi ubona hari ukuntu nyine babifashe nk'abantu nyine bamaranye igihe, baragenda bagasazana bakamera nk'abana. Indi nakwifuza kubagezaho ni umugabo witwa Mubaraka Munyagwa, wakoze political party nshyashya yitwa The Common Man's Party. Ashiraho igisahani kinini cyerekana ko kuri iyi si twese duharanira icyo twashira ku meza tukarya. Nibyo biteza izo ntambara no kutumvikana mu bantu. Aragenda ahamagara abantu yahaye ubuyobozi muri iyo political party, bakora press conference, bafatiye icyo gisahani kinini bashiraho ipirawu y'umuceri, barakubita rwose. Ni comedy yo mu bwenge kandi uri gukina politike yo kugira ngo wigarure abantu, kuko bari kwerekeza mu gihe cy'amatora mu kwa mbere ku mwaka utaha, mwaka wa 2026. So nanjye nanjye nifuza ko mwamenya, ukamenya ibigenda hakurya no hino ku isi hano kuri The Ultimate Stories. Mushishikare kuyikurikirana, mushishikare gusubscribinga, mugatanga na share ku nshuti n'abavandimwe, tugakomeza kungurana byinshi muri iyi si y'iki gihe irimo gutekereza, kumenya kwiha agaciro no kumenya kugira icyo wakwigezaho wirwanyeho nk'umugabo. Ubwo mukomeze mudukurikire hano kuri The Ultimate Stories, ni byinshi tuzajya tubashiraho. Murakoze cyane, ibihe byiza.